yego urugo ruba rwiza kubera ko warugize rwiza kandi rukaba rubi kubera ko warugize rubi. Mu rugo ntabwo navuga ngo habamo ibyiza gusa, yego ni nk'uko nyine ejo bundi hari umuntu wabivuze aravuga ngo nyine ngo mu rugo ni urumva no gufata umuntu mukuru wakuriye ahantu runaka ukamuhuza n'undi wakuriye ahandi runaka, yego ukaza ngo umwe atekereza A undi atekereza B, Eh. ibitekerezo byabo bihure. Mm. So nyine bisaba koroherana, nyine ubworoherane, kumvikana, kwihanganirana, Yeah. ibintu nyine nk'ibyo, kandi no gusenga cyane ku bantu babyemera. nibyo nakongeraho gito, nta kuntu na kumwe wavuga nubwo avuze ngo umuntu yakuriye hamwe ngo ndakurira ahandi, yego mwazazanye igitekerezo gisa nk'uko yakuze cyangwa se uko atekereza, buriya niyo mutahuza. Ikintu kimwe kiba gihari ni uko kuba Imana ari ivuga ngo mugomba kubana ndabahuje mwembi, mukuze ubukwe muciye muri process birakunze. Ikintu muzarwana nacyo mu gihe mutari guhuza ku kintu, ahubwo muzatekereze ati icyatumye duhuzwa kuba ari Imana, kuki tudashaka kumvikana kandi tugomba kumvikana, Yego. tugahuriza ku kintu. Ubwo ugahita uvuga uti Imana yo yemeye ko bigenda gutya. Iyo musubiye inyuma mukirengagiza ikiri guto mutumvikana, Yego. buriya nabonye iyo umuntu asubiye inyuma akibuka ko ari Imana yabahuje, usanga mwese muyoboka ikintu kitari igitekerezo wese yatanze, yego cyangwa se mugahurira kuri kimwe. aro ugifite mikoro, ni ibihe bimenyetso ujya ureba kuri Soni ukabona ko ari we mugore Imana yari yaraguteguriye? Njyewe ikintu ndeba, njyewe mu buzima nari umuntu utaba